bwabugejeje hirya no hino bigeze mu 1990 bwa Budage bw'iburasirazuba nabwo bubishingukamo buti muramenye singiye kwipfira bivuyemo izo mbaraga zagiye zigenda zikendera ni ruto bwa bumwe bw'Abasoviyete bugenda bubura imbaraga ni ruto kugeza mu 1991 wa muryango wose warasenyutse ya pacte de Varsovie cyangwa Warsaw Pact magana 5 izasenya isi cyangwa izatsembera benshi icyarimwe ku kigero kingana iki. TNT ni ibinyabutabire bya toluene bavata bakabivanga na acide nitrique bakavanga na acide sulfurique bikabyara iturika ry'ingufu kirimbuzi bigatsembera benshi icyarimwe. Isi gacuru yuko ngo Ubudage bushobora kuzongera bukabyutsa imbaraga bugakontorora kandi bukazana amatwara y'ubugome mu bihugu by'uburasirazuba bw'Uburayi. Ibyo by'imbyo byatumye babumbira hamwe ibihugu nka Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Hongria, Polonye, Romania, yewe n'igice cy'Ubudage bw'iburasirazuba n'ibindi bice by'ibihugu. Sigari zengerezwa n'ibihome birusha ibindi gukomera mw'isi. Mbese ninde uzabasha kurangiza izi ntambara za mwene muntu zizengereje isi hirya no hino ku isi ziteza n'impfu za hato na hato muri mwene muntu kugira ngo amahoro yongere ature asagambe. Nyamara umuririmbyi yaravuze ngo ntabwo intambara zizashira, nta nubwo amahoro azahora keretse Yesu ubwe nizira agatsembaho urupfu n'ibyaha. Kutwumva natwe ndiduhwema kubashimira mwebwe nshuti mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya. Turavuze ngo Uwiteka abahe imigisha kuko aho isi ya Bibiliya igeze naho izagera ni mwebwe tubikesha. Hirya no hino ku isi mu mpande enye z'isi umwuka w'urupfu ukomeje guhangayikisha mwene muntu. Mu birere bine byose by'ijuru umwuka w'urupfu niko ukomeje kuzerera. Ijoro ry'umubabaro riri gusimburanwa n'amanywa y'agahinda, amanywa y'agahinda agasimburanwa n'ijoro ry'umubabaro. Hirya no hino ku isi mwene muntu ntaryama ngasinzira afite amizero yuko buri buke. Ibimenyetso by'iminsi y'imperuka bikomeje gusimburana uko bwije nuko bukeye, buracyakagaragara kimwe n'ejo hakagaragara ikindi. Yewe n'abakomeye baricara amanywa n'ijoro baryama ntibasinzire bashakisha igisubizo cyaba umuti w'ibibazo biri hirya no hino ku isi byabacanze. Ahangaha ku isi ya Bibiliya tukomeje gutunga itoroshi hirya no hino kugira ngo turebe ibyo bimenyetso by'ibihe aho biri kwerekeza isi. Tubisomera mwene muntu kugira ngo arusheho gukora iby'Imana ishaka, kugira ngo ku iherezo ubw'isi izabishiranye n'ukwifuza kwayo uzahorane n'Imana iteka ryose. Kuko ibimenyetso by'ibihe bikubiyemo urupfu rwa hato na hato kandi impfu za buri mwanya hirya no hino ku isi biragaragaza ko iyi si iri gushirana n'ukwifuza kwayo, ariko nurushaho gukora iby'Imana ishaka wehoho uzahorana n'Imana iteka ryose. Kubera ko hano ari ku isi ya Bibiliya, mureka nkwinginga mu gihe tugarutse kuri uyu murongo wa 39 w'igice cya 11 cy'umuhanuzi Daniyeli kuri ayaho ndi kuwusoma ukande nawe kuri icyo gikumwe kireba hejuru kugira ngo tubashe kwemerwa kwamamaza iyi nkuru nziza y'ubutumwa bwiza kugira ngo igere kuri benshi. Kandi nawe ugeze hano bwa mbere niba utarakora subscribe reka nkwinginga ukandeho kugira ngo uzajye ubasha kubona notification y'ibiganiro byacu maze tumenyeshe mwene muntu aho isi igeze azarushaho gukora iby'Imana ishaka, turebe ko twazarukora benshi bakazahunga umujinya uzatera. Uwo murongo iragira iti kandi azanesha ibihome birusha ibindi gukomera afashwa n'iyo Mana itigeze kumenywa. Ibihome birusha ibindi gukomera ni ubutegetsi bwashinze politiki ya gikapitaliste mu isi buhagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bwafashe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bituriye amajyaruguru ya Atlantika bubibumbira kuba abagore b'inshoreke z'ubwo butegetsi
kugeza ubwo ku itariki ya 4 y'ukwa kane 1949 bahurijwe i Washington DC babishimangira bashinguye umuryango w'ikigurupe cya OTAN cyangwa se NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ubutegetsi bwa gikapitaliste mw'isi bwashinze iki kigurupe cya OTAN butangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada n'ibihugu by'uburengerazuba bw'Uburayi. Byashinze uyu muryango mu rwego rwo kugira ngo bazane kandi bagarure amahoro n'umutekano mw'isi. Byagaragaraga kandi bagashinja ko ubumwe bw'Abasoviyeti aribwo bwateje ibyago mw'isi. Abangaba nibo marayika yabwiye Daniel ko azaba ari ibihome birusha ibindi gukomera. Ijambo ribwiye Daniel kandi umuhanuzi Daniel yabwiwe na marayika ko uwo mwami w'amajyaruguru azanesha ibihome birusha ibindi gukomera. Mbese koko ubu bwami bw'amajyaruguru igihe kigiye kugira ngo baneshe ibihome birusha ibindi gukomera, aryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bahure muri uyu muryango wa OTAN. Azifashisha iki? Azakoresha izihe mbaraga kugira ngo aneshe ibihome birusha ibindi gukomera? Ko bigaragara ko uyu mwami w'amajyaruguru mu 1991 imbaraga ze zarangiye, zari zibumbiye mu ki? Mu 1955 ubu bumwe bw'Abasoviyeti bukimara kubona ko Ubudage bw'uburengerazuba bumaze kwiyunga muri ibi bihome birusha ibindi gukomera bakajya muri OTAN, bagize ubwoba bati isi idushiriyeho, turashize, turapfuye, turarimbutse, ntitugifite uwo kuturengera. Ibi byatumye ubumwe bw'Abasoviyete ku itariki 14 z'ukwa gatanu 1945 bahaguruka bashinga Pacte de Varsovie nk'ikigurupe cyo guhangana n'uyu mutwe wa OTAN nk'ibihome birusha ibindi gukomera mw'isi. Ubumwe bw'Abasoviyete bwashinze Pacte de Varsovie cyangwa Warsaw mu rwego rw'uko babonaga bakarebera hirya y'irido y'icyuma yuko ngo Ubudage bushobora kuzongera bukabyutsa imbaraga bugakontorora kandi bukazana amatwara y'ubugome mu bihugu by'uburasirazuba bw'Uburayi. Ibyo by'imbyo byatumye babumbira hamwe ibihugu nka Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Hongria, Polonye, Romania, yewe n'igice cy'Ubudage bw'uburasirazuba n'ibindi bice by'ibihugu bari bahuriye muri umuryango wa komunisme, bashinga Pacte de Varsovie nk'ikigurupe cyo guhangana n'iyi OTAN y'ibihugu by'ibihome birusha ibindi gukomera mw'isi. Ibi bihome birusha ibindi gukomera mw'isi bibonye yuko Uburusiya butangiye kugenda bwubaka igikorwa cyangwa se system yo kugenda bwigarura ibihugu by'uburasirazuba bw'Uburayi bugira ngo bubumbire hamwe muri Pacte de Varsovie, kandi no kugira ngo bababumbire hamwe no mu kigurupe cy'ubumwe bw'abakomunisme kugira ngo babahurize i Moscow nk'icyicaro cya Warsaw Pact. Ibi bihome birusha ibindi gukomera byahereye ko bishinga byubaka iterabwoba rikomeye hirya no hino mw'isi, bigeza no muri bya bihugu byari byaragiye muri Pacte de Varsovie. Barabibwira bati sha nimutabayo turabasya, tuzabakubita, tubahindura umucanga. Ibyo byageze mu 1968 Albania yahereye ko ibishingukamo iti ndabiyamye mbivuyemo singiye kwipfira. Ntibyagarukiye aho ryaterabwoba ry'ibihome birusha ibindi bigukomera ngo ubutegetsi bwa gikapitaliste mw'isi ryabugejeje hirya no hino. Bigeze mu 1990 bwa Budage bw'iburasirazuba nabwo bubishingukamo buti muramenye singiye kwipfira mbivuyemo. Izo mbaraga zagiye zigenda zicendera ni ruto bwa bumwe bw'Abasoviyete bugenda bubura imbaraga ni ruto kugeza mu 1991 wa muryango wose warasenyutse. Ya Pacte de Varsovie cyangwa Warsaw Pact irarangira, ibihugu byose birasubira iwabo bijya kwigenga. Isi sigara izengerezwa n'ibihombe birusha ibindi gukomera mw'isi. Mbese ninde uzabasha kurangiza izi ntambara za mwene muntu zizengereje isi hirya no hino ku isi ziteza n'impfu za hato na hato muri mwene muntu kugira ngo amahoro yongere ature asagambe? Nyamara umuririmbyi yaravuze ngo ntabwo intambara zizashira, nta nubwo amahoro azahora keretse Yesu ubwe nizira agatsemba
hatembaho urupfu n'ibyaha. Kuri ubu umwuka w'urupfu ukomeje kuzenguruka hirya no hino mu isi uragenda ugaragaza kandi usatira ubuhanuzi bw'uko marayika yabwiye Daniyeli ko uyu mwami w'amajyaruguru igihe kizagera akanesha ibihome birusha ibindi gukomera. Mbese azabifashwamo nande? Kandi imbaraga zari zarahagurukijwe zo kugira ngo bahangane n'ibyo bihome mu 1991 zarasenyutse. Azabifashwamo nande? Azakoresha yahe mayeri? Azakoresha iyihe nkota? Kuri ubu ngubu ukuriye ubutasi bw'Uburusiya bwana Sergene Narvikine mu butasi bwo mu mahanga aremeza ko igisirikare cya Ukraine kigiye gutsindwa burundu ku buryo kitazongera kubaho ukundi. Mbese imbaraga zafashaga igisirikare cya Ukraine zaba zamaze kurangira cyangwa zaba zamaze kunanirwa cyangwa gucogora ku buryo Uburusiya bwaba bugiye gutsinda intambara. Isezerano rigasora ry'uko umwami w'amajyaruguru agiye kunesha ibihome birusha ibindi gukomera mu isi. Uyu bwana Sergene Narvikine aremeza kandi yuko igisirikare cy'Uburusiya gikomeje gutera intambwe gisatira cyane imbibi z'ubwirinzi bw'igisirikare cya Ukraine nayo kandi igakomeza kurushaho igenda itera intambwe isubira inyuma. Ni ruto. Ni gute Uburusiya bwenda gutsinda intambara? Mbese ninde uzarangiza intambara za mwene muntu mu isi ngo amahoro yongera ature asagambe? Ni mu gihe bwana Volodymyr Zelensky perezida w'igihugu cya Ukraine nawe yatangiye kwemeza neza ko bwana Donald Trump ari umuntu w'umugabo cyane rwose ko ibyo avuga azabishyira mu bikorwa byo kurangiza izi ntambara. Mbese ni gute ubutegetsi bwa gikapitaliste mu isi buje bwitwikira akashuka ka kirepubulika bushobora kuzarangiza izi ntambara, impfu hirya no hino ku isi zikarangira? Mbese azakoresha ubuhe buryo? Ni inkota cyangwa ni amasezerano y'amahoro? Nyamara ni mu gihe umuririmbyi yavuze ko ntabwo intambara zizashira, nta nubwo amahoro azahora keretse Yesu ubwe niyizira agatsemba urupfu n'ibyaha. Birashoboka ko inkota irakomeza gushyirwa imbere kuko bwana Volodymyr Zelensky yakomeje kandi akomeje guhatiriza cyane avuga ko bagomba kumuha intwaro zijugunya kure z'inyabushobozi bwo gusenya Uburusiya bukarangira. Kandi koko kuri ubu ubutegetsi bwa gikapitaliste mu isi bwitwikira agashuka ka kidemokrate mu minsi mike busigaje bukiri muri White House mu rwego rwo kurwanda ku cyubahiro cy'ibihome birusha ibindi gukomera ko butagomba gutsindwa n'umwami w'amajyaruguru mu cyimbo cyo kugira ngo bagarure amahoro mu isi. Ahubwo biyemeje kandi basinya yuko inkota zo ku rwego rwo hejuru igihugu cya Ukraine cyahawe bagomba kuzikoresha bakarasa kandi bagatsembera benshi cyarimwe mu gihugu cy'Uburusiya babuzengereze amahoro akurwe mu isi. Iyi nkota ibihugu by'uburengerazuba byahaye igihugu cya Ukraine ngo batsembeshe Uburusiya ni misile yiswe ATSM. Ni misile ijugunywa n'ibyo bikamyo mu birometero bya kure ikagenda ku muvuduko w'ibirometero 3700 mu isaha imwe ku buryo nta bwirinzi bw'ikirere bushobora kuyihagarara imbere, ikagenda igashwanyaguza aho bayiteguriye, isi gacura umwijima amahoro agakurwa mu isi. Ninde uzabasha gukura inkota mu biganza bya mwene muntu ngo amahoro asagane? Mbese nibakoresha izi ntwaro ku rwego rwo hejuru uyu mwami w'amajyaruguru araba akibashije gutsinda ibihome birusha ibindi gukomera mu isi? Araza kwifashisha iki? Si ibyo gusa, Ubwongereza nabwo bukaba bwarahaye Ukraine inkota yiswe misile Storm Shadow. Izo zose ni inkota zo kugira ngo basekagura Uburusiya babusye babuvungure babuhindura umucanga. Mbese Uburusiya nabwo buraza gukora ku nkota zabwo bugezeho kuri ubu ngubu zihuye na siyansi y'iki gihe kandi zibafasha gukura amahoro mu isi, ariyo R36M2 ariyo irya otani yari iherutse kubona ikayita ko ari satani ya kabiri kubera ubugome yari ifite bwo kwicira benshi kandi gatsembera benshi cyarimwe. Ariko cyatumye bwana Vladimir Putin avuga ati wari we wese uzahirahira gushotora Uburusiya azabanza bitekerezeho kabiri, kuko ni misile yapakirwa imitwe y'ibisasu ikaguruka mu kirere ku muvuduko
ikirometero kimwe mu isegonda y'ikaranshinga, yagera mu kirere itwaye imipaki by'ibisasi, ikabigabamwo abatsinda, bimwe ikabijugunya ibumoso ibindi ikabijugunya iburyo, ibindi bigacurika bikamanuka bigasenyagura isi bikayimenagura bikayihindura umucanga. Mbese ninde uzabasha gukura iyi nkota mu biganza bya mwene muntu mw'isi ngo amahoro asagambe? Ese uyu mwami w'amajyaruguru agiye gukoresha iyi nkota cyangwa ahamagara ibindi bihugu bahoze mu bumwe bw'abasoviyete n'iyi pacte de Varsovie baraza kongera bayibyutse bakoresha iyi nkota babashe kunesha ibihome birusha ibindi gukomera mw'isi? Si satani ya kabiri gusa, hari na ballistic intercontinental nacyo gishobora kuvuduka ku muvuduko w'ibirometero ibihumbi 9 kikoreye ubugome bwa za nucleaire zikongora imisozi ndetse zigashongesha n'ibiremwa byose n'ikiremwa cyose aho giherereye kikavuduka ku muvuduko w'ibirometero 425 mu munota umwe, aho kigeze kikahakongora isi gahinduka ivumbi. Ninde uzabasha gukura inkota mu biganza bya mwene muntu amahoro agasagamba? Izi nkota kirimbuzi mw'isi zifite ubugome bwo kwicira kandi zigatsembera benshi icyarimwe ku kigero utabasha kwiyumvisha, kuko niba iyi nkota iherutse kurekurirwa kuri Hiroshima na Nagasaki igatsembera benshi icyarimwe ku kigero kingana kuriya, kandi yari ifite iturika rya TNT 20, ubwo iyo satani ya kabiri ifite iturika rya TNT zigera kuri 500 izasenya isi cyangwa izatsembera benshi icyarimwe ku kigero kingana iki? TNT ni ibinyabutabire bya tolowene bavata bakabivanga na acide nitrique bakavanga na acide sulfurique bikabyara iturika ry'ingufu kirimbuzi bigatsembera benshi icyarimwe, isi gacura umwijima. Mbese izi nkota igihugu cya Ukraine cyahawe kiri gusekagura ku Burusiya byaba bigiye kuburizamo umugambi w'uko umwami w'amajyaruguru azanesha ibihome birusha ibindi gukomera, cyangwa se bigahagarika izi mfu ziri kugenda zizenguruka muri mwene muntu, cyane cyane mu gisirikare cya Ukraine bivugwa yuko kiri kugwa ku rugamba, abandi bagatoroka bakava ku mirongo y'urugamba bakigendera bagahunga. Igihugu cya Ukraine nacyo kikajya gufata abagabo n'abasaza basaje bakikabajyana mu ntambara ngo bajye guhangana n'igihugu cy'Uburusiya. Ninde uzazana amahoro mw'isi ngo mwene muntu yongera atura asagambe? Isi irashirana n'ukwifuza kwayo. Ukora iby'Imana ishaka niwe uzahora witeka ryose. Mu gihe ubuhanuzi uri kugenda busatira iminsi yabwo ya nyuma, niko buri ruhande ruri kugenda rwigaragaza ko rukomeye, urundi narwo rukagaragaza ko rukomeye. Rumwe rurahagararira yuko rufite isezerano ry'uko ruzanesha ibihome birusha ibindi bigukomera, ibihome birusha ibindi gukomera nabyo bigahagarara ku mbaraga zabyo kugira ngo bikomeze bibe ibihangange mw'isi. Iryo hangana rikomeye rashingira uko Vladimir Putin yavuze ngo uzahirahira wese gushotora Uburusiya azabanza bitekerezo kabiri, kubera ko afite inkota yitwa satani ya kabiri. Iki cyaba ari cyo gihe Vladimir Putin cyangwa ubutegetsi bwa gikomunisme baba bagiye guhagurutsa iyi satani ya kabiri na za misile ballistic intercontinental bakazirasa cyangwa bakazisekura ku isi zigatsembera benshi icyarimwe, cyangwa baraje bongere bubake pacte de Varsovie ya kabiri cyangwa Warsaw Pact. Mbese guhora kwa Vladimir Putin nguko yabivuze ko nibaramuka bamushoje w'intambara nawe ibikorwa remezo by'ibihugu by'uburengerazuba aho biherereye ko hazi kazahasukaho umuriro. Nibyo koko araza kohereza izi nkota ku bikorwa remezo aho biri kimwe ku kindi, cyangwa guhora ko araza kukohereza kuri Washington. Mbese koko uyu mwami w'amajyaruguru iki nicyo gihe kigeze kugira ngo aneshe ibihome birusha ibindi gukomera, cyangwa igihe kiracyahari cyuko ubwami bwa gikapitaliste bukomeje kuzengereza isi? Ubutegetsi bwa gikapitaliste mw'isi uruhande rwabwo rwitwikiriye agashuka kitwa kirepublike buriyamamura buvuga yuko ubutegetsi bwa kidemokrate bwasaze mu rwego rw'uko bwemereye Ukraine gukoresha izi ntwaro zo gukura amahoro mw'isi, kandi
uwo ruhande rwa kirepubulika rwo rwari rufite umuti w'uko rugomba kuza rukarangiza izo ntambara. Mbese koko mu gahe gato gasigaye kugira ngo ubu butegetsi bwa kirepubulika buze burangiza izo ntambara, igihugu cy'Uburusiya kiraba cyakomeje kwihangana, bagumye basekuriza imisire ku butaka bwazo no ku bikorwa byabo remezo, bo ntibagire icyo bakora kugira ngo babanze bategereze uyu nguyu ugiye kwinjira ku ruhembe rw'umuheto muri White House ngo bari gushyira akadomo kuri izo ntambara. Nyamara Yesu yaravuze ngo ntabwo intambara zizashira nta nubwo amahoro azahora, keretse Yesu naza agatsemba urupfu n'ibyaha. Nduko urushinge rwawe hano ku isi ya Bibiliya. Isi ya Bibiliya turaje tukubwira ikigiye gukurikiraho ejo, kuko dukomeje kugusomera ibimenyetso by'ibihe bikubiye muri ibi byanditswe byera byahumetswe n'Imana, biri gusohora kandi hagasohokamo ubugome buri hagati y'ihangana rikomeye y'ibihugu by'abakapitalisite ndetse n'abakomunisme. Kandi uyu nguyu w'umukomunisme akaba afite isezerano ry'uko azanesha ibihome birusha ibindi gukomera, nawe akaba arushijeho gucura inkota zikomeye cyane kugira ngo azasohoze isezerano rye. Kandi uyu kapitalisite nawe akaba akomeje gukwirakwiza ubugome bwe hirya no hino mu rwego rwo kurinda bwa buhangange bwe ngo budatwarwa n'ubonetse wese. Ubwo bugome akomeje kubukwirakwiza hirya no hino ku isi. Umubyeyi arica uwo yabyaye, umwana akica nyina, abantu ubugome bukomeje kugwira, abaturanyi baricana uko bwije nuko bukeye, ubumuntu buri kugenda bugabanuka, ubugome bwakomeje kugwira ku isi, amahoro bakomeje kuyakura ku isi. Ninde uzabasha gukura inkota mu biganza bya mwene muntu mu isi kugira ngo amahoro yongere agaruke muri mwene muntu? Isi ya Bibiliya iri hano kugira ngo ikubwire ikigiye gukurikiraho ejo. Nawe fatanya n'isi ya Bibiliya kugeza iyi nkuru kuri benshi kugira ngo barusheho gukora iby'Imana ishaka, bazabashe guhunga umujinya uzatera. Shalom shalom, turi kumwe.